yacukura yamara gucukura akaba ari nawe wigira ibintu byose oya mu nzu harimo abantu babiri arihururije aracukuye arahambye yakurikiriye ibintu byose abari isi nyamire si yameze amenya umugani wa y'ibishimo yamaye yo gutubinyaze topfume mai data hari umuntu wavuze ni ukwipapuka nima hari umuntu kera baravugaga urukwavu rukuze gonka abana none ubu ngo basigaye barurya ngo rukuze basigaye barurya n'urukyo nk'abana urabibona uti ni ubusambo bwateye imva ubusambo bwarateye abantu babaye ingegera surajya mu rugo rw'umuntu akanakurakarira ukusiye bumva yazabuzwa n'iki no kurya nuza niyo mpamvu rero abantu muri iyi minsi badashaka no kubyara umwana arakura aho kugira ngo agirire umumaro umubyeyi akavuga ngo reka niyiteho nawe wiyiteho ibiryo niyoroshye mu gihe ntago warya umwana ngo wowe nawe umusaruro umushakamo ngo azawuguhe ntibishoboka se nawe akora avuga ati ntacyo amariye nanjye kankure mbihorere ipape banimame nanjye nirebewe rwose ubwo urumva wafashe umubyeyi ataragufashije ariko se ni gute umubyeyi atafashije umwana niba umubyeyi yaramutwise amezi 9 yarangiza akamubyara niho atamufashije ako rero hari ibintu ababyeyi b'iki gihe bitwaza ngo nakurihira ishuri ngo ibindi ngo genda ngo ibindi uzirwaneho ese koko ubuzima bw'umunyeshuri burangirira mu ishuri gusa ntago birabinari ariko ngo igishora muhaye ngo nuko yamurihira ishuri kumurihira ishuri ariko reka nze nkubwire ko biriya bintu birahagije oya reka nze nkubwire nta kintu wakora ngo gihaze umuntu buri teka ryose uhora ukeneye umuntu nta gihe utakenera umubyeyi rero niba umuntu ugize umugisha akagushyira ku isi ubu se k'imbwa itagira ubwenge reba ko imbwa itagira ubwenge kibwagura icyana cyayo ikagishyira ngo igacaho ko kimenya kwishakira ubuzima ushyigikiye ariko batugenza se ariko banabagenda ntabwo mbashyigikiye siko mbishyigikiye ariko mu gihe ariko wisanze ntabwo ugomba kuburana ngo ntabwo uburana wari bwabona imbwa irya nyina hanyuma rero yibwaguye ikacaho mu gihe bagenje gutyo umwana bajye bategereza nimba avuze ngo reka nkufasha gufasha n'umuntu utokinga umwana ngo wowe ngo ibiki kandi nta kintu amufasha mu buzima bwe wakivovota kuba ariho iyo hataza kubaho ako kantu ngo umwihanganire mu nda ntabwo aba ariho ntabwo aba ari minisita ntabwo aba ari umuntu ukomeye nta kintu na kimwe aba ari cyo ntahaba ari none waramwihanganiye abandi ndabazikuyemo zifite amezi zifite iminsi abandi barababyara amazi 9 arangiye babata muri tuwarete ntibagutaye baranakonye ijuru nacuka imbaraga z'iminsi igihumbura zifite umva nkubwiye izo ni inzira z'Imana ifite uburyo cyikoresha abantu sibyo ariko mu gihe atanagutaye aho ngaho nta kuntu wakavutse ngo agutesha agaciro kandi icyo gihe agutesha agaciro nicyo gihe wagakwiye kumwubaka asa gutesha agaciro ryari agutesheje agaciro ryari nose iyo umubyeyi urugero urize urasoje ambo akatakubwira ati ubu ngubu wa mwana we byarangiye ubu ugende wihigire ese umubyeyi ntiyanaguha n'igishoro ngo ugende wiyiteho utangire wubake n'ubuzima bwawe kuki wumva ko life y'umuntu nimba umubyeyi arimo aravuga ngo nta munani naguha nta kinawe nyine ibintu byose byararangiye genda wangara uziyiteho nibikunanira reka kutaguha umunani si ukukwangaza niba ufite ubuzima kuba umuntu ataguhaye umunani nawe usuze aho yawukuye wenda nawe ntawe wumuhaye yashatse umunani none se kera ko bayibahaga buri munsi ubu se ninde wawuguha ubu se ko ibintu bijya aho ngaho bigashira umuntu bikarangira adafite isambu adafite shinge adafite urugero nta na hamwe ashingiye byarangira agashaka ubuzima akongera akabaho akabyara abana akabarera kuki babaho izo ni inzira z'Imana izo ni ubufasha Imana nk'umuntu none si Imana yigeze Imana arigireho mu ruho wawe na bya bigeragezo wanyuzemo ikakubohora ukagenda ukabaho neza none si Imana yigeze itererana abatishoboye uva Bibiliya kunivuga umva waba wishoboye utishoboye ntawe Imana itererana kare kose ujya gukundana ababyeyi urakundana ababyeyi niba Imana itagukuye amaboko umuntu agukuraho amaboko ugasara akavuza induru ukamureka
igikorwa cye cyari cyo kugutwita neza akakubyara neza wagira amahirwe akaguha imbaraga z'iminsi igihumbi akakonsa none ibyo byose warabibonye ubundi ukabiharira Imana ikakwitaho none wamaze kugira ubuzima ubwenge imbaraga nta bumuga ufite nta kintu na kimwe urimo kujya mu nkiko ngo uratwika so ngo uratwika nyoko ngo ntiyaguhaye iminani ibyo ngibyo byatera ikibazo ko hari abantu umva ijambo ry'Imana uko rivuga Zaburi 102:18 ngo yita ku badafite shinge na rugero idasuzuguye no gusenga kwabo wasenze kuri umwe mu bantu yitaho babandi badafite shinge na rugero ariko uzi ko abantu babandi baciriritse bakenye bo twita bakenye uzi ko Imana ibaba hafi mu buzima bwabo bwa buri munsi ntawe Imana itaba hafi ntawe Imana itaba hafi bose baba wivuga ngo wa muntu ugukenye Imana bose baba hafi none se ntibaba hafi nyine urimo uraburanira watawe kandi nawe yitaweho n'Imana none se nshaka kukubaza none ushyigikiye wa muntu wo bimye isambu agasara agatuma agasara bamwe izaba uramushyigikiye ibisazi bye ntago mushyigikiye kora ha rero umugabo watsinzwe uraha rwose ntago mushyigikiye ariko hari igihe Imana ibigira ngo bivuze ngo ariko rero ntago ba wemeye umenye gukora bivuze ngo ariko ntago ba wemeye bigira ngo ugukangure ubwonko bwawe bunakanguke wese umenye shakisha umuntu w'umugabo Imana ntago umuntu umugisha ishingiye kundi muntu warubize Imana iha umuntu umugisha ku giti cye yatsinzwe ujya ku giti cye nyine nabi njye navuze ko Imana ishingiye kundi muntu oya wowe waravuze ngo urabona ngo umwana se ngo urabona ngo batamuhaye isambu ngo bibaho nusumva nkubaza tubana njye nawe bakama isambu ye bakayikwimamira muzi ibyo bivuze ndakubajije njye bamaye isambu nawe urugero we bakayikwima byagenda gute ikibazo njye ntabwo watuzi byambaye wose wakora iki njye ntabwo nabyemera nanjye twagabana abanzize byambaye nyine tubwire baranze wowe reka nkubwire ntabwo ubona ibintu biri muri isi muri iki gihe gusa abantu barapfa ubusa bagapfa imitungo ibaza umuntu nimba amupfuye umutungo ibaza none ari yasambu ubwo se byagenda gute nyine mbwira mbwira ari wowe uwo muvukana njyewe turavugana njye nawe njye bamaye isambu wowe barayikwima wakora iki mu gihe mfite isambu wowe utayifite tuvukana wenda reka nkubwire twaguruka njye nawe tukaguruka n'abandi n'abo babyeyi mwaguruka gute tubwire nyine ikintu wakora nabo baba bashaka kurema amacakubiri kumbwira ngo wahaguruka sinzi ukuntu mwaguruka nabo baba bashaka kurema amacakubiri mu muryango none se gute baguha isambu kandi nanjye ndi umwana ngenda ndashaka kumbwira nyine uko ari wowe kumbwira ngo mwaguruka ntabwo ndi kumva ukuntu mwaguruka mbwira nyine ukuntu mwaguruka umva uzi se wamuteza njyewe mva nkubwire muvukana njyewe tuvukana wayiteza so wayiteza nyoko wayiteza umuvandimwe nayiteza batamaye isambu umuvandimwe ukamureka nkamureka oya nisi we twaba dupfa iki ni wewe ko baguhaye isambu se nawe mfa iki nawe ese njye guhangana nawe nakubwiye agende berewe baragoye nta kibazo njye mbaye inuza nagira nteze oya uko byagenda kose dore tugenekereze ukuntu bijya bigenda deja iyo umwana bamaze kumuha isambu undi batarimuhaye uwo mwana abanza kwanga mugenzi we bagushyize imbere nyine bamana uri giki ariko umujijije ubusa wowe rero ababyeyi wahita ubanga none nanjye babanjirije ubusa nyine babandenganye wabanga ariko bikarangirira wabanga bikorangirira yampaye gusa ubwo byarangirira hora yampaye ase ubwo ntiwamugirayo none se ko mbizi kujya ujya gusenga ubwo ngubwo bagiye kubavugutira ibyatsi ukica se na nyoko ko n'ubundi isambu utayibona ntabwo nabica wabakorera iki ntabwo nabica wabakorera iki twajya no mu mategeko amategeko gira amategeko ukuntu avuga aravuga ngo niba umwana ataratwitwaye neza imbere uyu munsi 8 cyangwa isambu uzayiho umwana wo kwitwayeho neza none ubwo ngubwo wowe hanyuma ntaritwaye nabi none se ubwo ngubwo bavuze ko witwaye nabi babivuze twajya mu rubanza ampaye nka data none se wabura wavuga ngo washije inkwi wavuga ngo warakubuye wavuga ngo wogeje amasaha nini ko kwitwara neza navuga ni mwabana mwe hari igihe umubyeyi arenganya umwana
mubyumve kandi mwabayobozi mwe mubyumve njyewe kuba bataramaye isambu ndi umwana mwiza ntacyo nafashije ngira ngo murabizi nkavuga ini nkatanga urugero nkavuga ini urugero Peter arabizi nkavuga urugero Nuza arabizi bose ubu se n'inkuru ugira uhe rugero rwiza waba warakoze mu rugo abaturage bose bakababizi warabubakiye inzu se niho cya use umva ntago umujyago w'umunani ari kwamwubakiye oya nyine ndimo ndakubaza urugero watangaho abantu mu baturanyi ukavuga ati bose barabizi mu mudugudu buriya icyambere ni discipline ku babyeyi kandi discipline irimo bya bikorwa byose umbwira nabakorera discipline nicyo kintu gituma umubyeyi agwa none se bavuze ngo twarebye wenda dushingiye twebwe nk'ababyeyi ntabwo dushaka ko wenda ko mutwivangira mu buzima bw'umuryango twahisemo 8 kuhuyo njye ntababaza impamvu wabikoze bakakubwira ngo twahisemo gusa guhitamo gute ni iki gitumye mu muhitamo ni igiki ese yandushije ni iki yandushije kuba gukora wowe wabaye igihwerahwere nabaye igihwerahwere mbimenye se wabaye igihwerahwere babimbwe nimba narabaye igihwerahwere ntago wigeze ufasha ababyeyi ndawaya se nakubwiye ngo kandi mfite discipline ntago ari yiyumvamo ariko ntago bayikubonyemo niyo wiyumvamo icyo wita discipline si cyo babonye ntago bakibonye si cyo bo bita discipline ubwo ndawaya se discipline ni yihe nuko utagira gute discipline wenda kubaha gukora kubaha ni gute kubaha ni gute guca bugufi gute kwicara se kunama se guca bugufi gute ubabwiye ngo naciye bugufi ubwo bamba discipline mvuga ushakubwira ati umubyeyi wanjye akavuga ati bizimana ave ngutume hano discipline gusuzumye ngasubwo ngiye ngura no mahehe ugatangira nimba akivuze ngo vaye nkutume haguruka ugenda niba avuze ngo haguruka wasinga gira vuba vuba niba vaguruka ujye ku isoko gira vuba vuba ariko wabonye akazi wanze no kumuhahira agafuka k'umuceri ngo nuko wagiye kuvoma cyari izo nshingano nawe waratahaga ukarya hinde none se nge ndi umugabo ku buryo wenda birashoboka ko anabikora pe ariko ari igihe kigera usanga umubyeyi yibagiwe inshingano ze agomba guhaha kubera iki yishingikirije Peter ngafite amafaranga nyine gufasha umubyeyi ntago mbyanga ariko nawe agerageze nimba unamufasha nawe ntatakaze za nshingano ze nawe amenya ko hari ikintu nawe agomba kugufasha nkubwire rero mugomba gufasha nyamukubaka nkubwire rero bisi nta mpamvu nimwe ihari urumva yo kubangamira uburenganzira bw'icyo umubyeyi ashaka gukora nta mpamvu nimwe ihari bo basuzumye nk'ababyeyi basanga udakwiriye 8 empuwe entre ugataha ukimyiza imoso ukaryama ugasinzira ngiye nyamara ibyo bintu ntabwo byemeye wemera iki nyine ntabwo byemeye ko muri iki gihe barakurenganya rwose iyo bakurenganya ijoro tuzi kwihangana uremera ugapfa oya nose hari ukunize nawe nyine ni nkaho regomo bishop bibona baguhaye bishop amahoro yego iyo ubona umuntu aguhaye umuntu ndabasha gusubiza nguhaye nk'iki kigo cyose kandi ufite undi muntu muvukana yamera uko yanakogesha cyangwa anakwicisha iki kigo cyose oya nyine icyo nicyo kibazo twavuze nk'abantu basenga nkawe umuntu usenga urabona baguha ibyo we barabikwimye byose kandi uzi ko Imana ishobora bingahe Imana ishobora bingahe byose siyo makuru ufite siyo byo wigishijwe yego sibyo ubwira abantu nawe buri munsi cyane we barabikwimye bakavuga tuyirera arasenga cyane ashobora kuzasenga Imana ikamuha n'ibiruta ibi none uyu udasenga uyu utizera ko Imana ishobora byose reka tumuhe mu byo yizereramo yizerera mu bigaragara reka tumuhe ibigaragara uriya nawe rero yarasenze tumutoza Imana yizerera no mu bitagaragara uriya kandi natwe no mu bitagaragara turizera reka rero uyu nguyu wizerera mu bitagaragara reka tumuharire niyo Mana ye iyi Mana turabizi zamugirira neza wemera ko ari igihe umuntu asenga afite icyo asengera kandi ntakibona aba yasenze nabi ntago aba yasenze byampaye none se reka nkunze nkubaza naguze abantu reba hano ufite ubwoba ariko reba hano
nagureba komeza ubwoba ntabwo bafite ufite ubwoba oya none reka ndamubaza ntabwo uzi umuntu Imana yakuye hasi wabo badafite ibyo barya badafite aho kuryama badafite shingiro rugero uyu munsi akaba yarabaye nka generali. birashoboka si bose hari uw'Imana usenga hakaba n'uwusenga ntabona icyo arimo arasaba. Muri plani z'Imana ntabwo harimo kazatunga, ariko mu mugambi w'Imana umva gato, mu mugambi w'Imana niyo haba hazi kazatunga wamwaka ibi byose ukamuta no muri wese akava muri wese atapfuye akanakora akabaho agatera imbere akazatunga ibiruta bya bindi wari kumuha. Se kuki umuntu asengera umuntu agapfa kandi asaba ngabe ninde wishumye yasenze nyine ari igihe umuntu aba arwaye kwa muganga agasenga Mana akira akamuvuga ngo amukize akire kandi agapfa. ni ukuvuga ngo mu mugambi w'Imana gupfa n'icyo gihe ni umunsi wo gupfa. Imana yaba yarabigennye ko ari umunsi wo bivuze ngo ni ukuvuga ngo urwo rupfu rwaje ruturutse mu mugambi w'Imana. uzi ko urupfu rugera ruva mu mugambi w'Imana? mubwira ahantu uze gusoma Samweli wa mbere 16:23 ngo umwuka mubi uva ku Uwiteka utera Sawuli. umwuka mubi uruzi ko umwuka mubi Uwiteka ajyamo n'umwuka mubi. Bibiliya iravuga ngo ashatse kuvuga ko Imana igidushuka se. Bibiliya iravuga ngo mu kuboko kwe habamo ibyiza n'ibibi. Yashati iravuga ati okay, kugira ngo uriya muntu angarukire reka mfate kuri uyu mwuka mubi mumutereho aritekerezaho agana abasenga, niba musengera bakamubwira icyo ndi kuvuga arahita amenya ko ndi Imana ishobora byose, bakamusengera mpaka akiza. uwo muntu akavuga ngo kuva uyu munsi ngomba gukizwa nkagendera mu murongo mwiza. babyumvise tekinike. none ku munsi wo gupfa rero Imana iravuga ati aha uyu nguyu rero ubu ngubu agomba gupfa. niyo wasenga inyenyeri zikamanuka, niyo wasenga ibyari bitaka bigahinduka umuceri, niyo waba usenga ibintu byose ntabwo uwo muntu wamukuraho gupfa, arapfa. dore umuntu ushobora gusengera ntapfe ni umuntu Satani afiteho umugambi Imana itabirimo. uwo muntu uramusengera niyo yaba ari ku mwuka wa nyuma dayimoni zikamuvamo akongera akabaho. nuko bimeze. ubwo bivuze ngo umuntu akiri mu nda ya mama we. umva ikintu nashakaga kugeraho twatangiriyeho. umuntu nakurenganya uzamureke wigendere. umuntu nakwambura isambu uzamuhare wigendere. Imana ifite amasambu, Imana ifite imikorere, Imana ifite. iyi kamera ni mama wawe na papa yabayiguhaye. iyi kamera kuyifite kumaze gutunga kamera baguhaye amafaranga yo uyu ni umugisha w'Imana. sibyo navuze. nibyo navuze kuva kare. rero umuntu nakwambura niba taguha 8 uzahagura ugenda. nzagenda hasite kandi urakoze cyane. ahubwo umva nkubwire nose abantu bose batunzwe n'ibitaka. hari umuntu ujya uhindura ijyano ry'Imana se? aha suba mu mujyi. mba mu mujyi. none se iwanyu ni mu mujyi? iwanyu ni mu mujyi? ni mu mujyi. ni mu mujyi. none se ko nabo nibaze ko mwahingaga hari ibitaka none ubu ngubu hari bihari mbere. umva ukuntu bimeze ikintu turimo kuvuga. turimo turavuga ngo umuntu Imana ngo umuntu batamuhaye isambi iwabo wenda bakayiha murumuna we ngashobora no kujya kubateza amahembe na nyabingi n'iki byose ngakabamara. iyo ni ndambi nicyo twavuze. yashatse ibye. aha twavuze ngo rero twatangiye tuvuga kandi uwo yarahize nyoko arahiga none uraje ngo nibafate ibyo bahize babiguhe nta maboko ufite. ntabwo byumvishe neza. muri babiri ndi papa wanyu uhaye isambu no ndamuretse. umubyeyi afite uburenganzira bwo guha umwana cyangwa akamunyaga. yego kandi twatangiye tuvuga ngo uyu nguyu bimye isambu aranasenga yizera ko Imana ishobora byose. saba akwiye kureka abantu akagenda akajya kwisengera, agenda akoresha amaboko ye ahige asenge n'Imana. byose uzabibona kandi ugira utabyara indi by'abandi babonye. ngaho rero urabyumva uti mugira inama umuntu usenga adakora. mugira Imana umuntu usenga ntakore kandi asaba Imana. ese uwo muntu Imana arikiye mu marira. gusenga ni kimwe no gukora ni ikindi. senga Imana kandi ukore. niba udasenze uzaba ikibazo mu bantu. ibyo wavuze bizarangira bitandukanye n'ibyo ukora. nuvuga ngo abantu ngo Imana ngo izaduha ibintu ngo bimanuke ngo mu ijuru ngo bitugweho utakoze ntabwo bizaba ari byo. kora usenga Imana igufashe ice mu maboko yawe ikoreshe ibyo washyizemo imbaraga bize kuvamo ibyo wifuza kugeraho. oya buretse mbanze nkubaze
ubu hari igihe ubona uyu muntu w'umukire urugero wubatse nk'etaje ugasanga ntiyasenze kandi yarayubatse. ushobora kuba utazi uburyo umuntu asenga ntabwo gusenga Boya biriya bibaho muri we ashobora kuba asenga. Boya reka nkubwire biba biri mu mugambi w'Imana. biba biri mu mugambi w'Imana. reka nze nkubwire ariko nyine reka nze nkubwire uko Imana iba yarabigennye. ubwirwa n'iki kaba atarasenze? ubwirwa n'iki kaba atasenze? ubwirwa n'iki aho umuntu ahura Pastor, n'Imana? kamane basubire hari igihe usenga Imana ikazagusubiriza urubyaro rw'abuzukuruza. reka nze mbasubize reba ngusubize. Ninde wakubwiye ko dusenga kugira ngo tubone amataje? Se ntibabisengera. Dusenga kuko ari ubuzima, ntabwo dusenga kuko twabuze amazu. Urakamera nka se nkavuga iti reba ukuntu bigenda ntimeneke ntinameneke. reka nze nkwereke icyo ushaka uba ugomba kugisengera ukanagikora ugashyiramo n'imbaraga kugira ngo ukibone Imana ikiguye. reka maze ngusobanurire. Ni ukuvuga ngo iyo usenze nk'ubuzima utari gushaka ibintu urasenga Imana ikaguha ibintu nk'inyongera. Imana iragusubiza. mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose uzabyongererwa. Pastor rero gira abantu inama none se bareke gusenga Oya, bavuga ati ni Salomo ni Dawidi. ari ibyo reka nze nkubwire, ari ibyo wasabye ubwami, wasabye ubwenge muha n'ubwami n'abagore. abantu bose bafite imitungo si uko basenze. Na shitani yabiba byava no mu maboko yabo. Wakoze utanasenze wabigeraho, nta muntu wakurwanyije nagutesheje umutwe wabigeraho cyane. ariko gusenga nuko ari ubuzima. none se Pastor ko muri iki gihe urabona ibintu by'insengero babigize politike, abantu bati ni ukwishakira amafaranga. Insengero zimwe na zimwe zarafunzwe, urabona ibintu byarahindutse. Ibyo bintu urabivuga hiki? Reka twanzure Urusengero ni umutima. Umutima wawe, umubiri wawe nirwo rusengero rukuru. gusenga se byavuyeho? Usengera mu mutima wawe. usengera urusengero umva bibira kunivuga. yego yenda urusengero ugahimbaza reka tume ibyanditswe atagira ngo biva mu mutwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni muzi ko muri insengero z'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Reka mbiririmbe. Biririmbe. Ese ni muzi yuko imibiri yanyu hari insengero z'umwuka uri muri mwe. Mara Bibiliya yanditswe n'abazungu. Ikintu akivuga hiki? Bibiliya sizanditswe n'abazungu. Filime ya Yesu urayemera? Umva noneho mbabwira. Reka twanzure ubwo icyo ni igice cya mbere. Twatangiye twanzura. Twatangiye tuvuga ko Imana ishobora byose. Twese niko twavuze. Yego. Wabyemeraga? Nabyemeye. Ikiganiro cyaryoshye none ugiye kubihindura. Wakoze cyane. Yabaye imwemeraga.